Shalom shalom bakunzi ibiganiro byacu, ndabasuhuje mbifuriza umwaka mushya muhire aho muherereye hose. Nagira ngo mbabwire ijambo maze iminsi ifite ku mutima rivuga ngo ni gute umwana w'Imana ashobora gusoza neza umwaka we amahoro. Iyo mbabwiye umwaka bishobora kuba ari igihe amezi 12 duhuriyeho, cyangwa se ahantu waruri ugiye kwimuka ujya ahandi, ujye mu kimugisha utaruzi cyangwa se umenyereye. Ni byiza rero ko umwana w'Imana yicara akitekerezaho, akabanza akareba uko byagenze. Kuko mbere yo gutanga ibi byiza no kubanza ukareba uko ibindi byagenze. Mu Mubwiriza 3 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 8 harakubwira neza ibihe abantu tubamo bitandukanye. Ku murongo wa mbere urugero aravuga ngo ikintu cyose kigererwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa n'ibindi bihe bitandukanye. Ariko nagira ngo ubwire yuko Imana yacu ni Alpha na Omega. Usome mu Byahishuriwe 21 umurongo wa 6 aravuga ngo kandi ati birarangiye, ni Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Haleluya. Tugira abantu batandukanye. Iyo umwaka urangiye nk'ubu kuri amezi 12 duhuriyeho, abambere baricara bakabara bakareba uko byagenze, mbega bagakora nka kuri abacuruzi babigenza, bavuga ati narahombye cyangwa se narungutse, byagenze neza cyangwa nabi. Yesu ashimwe. Abandi nabo bakagendera mu kigari, n'abandi batagira icyo babitekerezaho. Ukuvuga ngo uko waba uri kose, nzi neza ko umwaka turangije kandi twatangiye undi. Nawe ufunguye ino video wenda umwaka ugeze hagati cyangwa se nyuma y'imyaka, ijambo ry'Imana ridufitiye umumaro twese. Intambwe 3 rero dukeneye nizihe bene data. Intambwe ya mbere ni uko wemera ugasesa ukuri cyangwa se ukavuga ukuri hagati yawe n'Imana. Impamvu bikeneye hagati yawe n'Imana nuko Imana yo ireba aho abantu batareba. Ushobora kutwereka ko ibintu ari byiza cyangwa se ari bibi, kandi Imana izi neza yuko byagenze neza. Yesu ashimwe. Rero umwana w'Imana ntakwiriye kugendera mu kigari. Hari abantu byagenze neza muri uyu mwaka bashima Imana, babonye Imana mu bibazo. Yesu ashimwe. Bikamera nka babandi bari ku irembo ry'Isamariya. Intambwe ya mbere mu kwemera ukuri hagati yawe n'Imana bisobanura iki? Mu Bagalatiya 6 umurongo wa 7 baravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Yesu ashimwe. Kandi Imana ntireba nk'abantu. Niyo mpamvu ugomba kugira ibyo utunganya hagati yawe nabi. Hari igihe ushobora kwereka abantu ko bimeze neza kandi byarakuruhisha. Niyo mpamvu ugomba kureba neza hagati yawe n'Imana byagenze gute. Intambwe ya kabiri ni uko ufata ukuri, intwaro yitwa ukuri, wakoresheje hagati yawe n'Imana ukayikoresha hagati yawe na mugenzi wawe. Kubera iki mugenzi wawe? Imana yavuze ngo ukunde Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma nurangiza ukunde mugenzi wawe. Mugenzi wawe rero ni umuntu mubana, ni umuntu mukorana, nk'umwana wawe, ni umukozi wawe cyangwa se umukoresha wawe. Ni umuntu yambaye umubiri nk'uko dushobora kubisoma muri Luka 10 ahantu batubwira ku nkuru y'Umusamariya w'imbabazi. Rero ugomba kuzana ukuri hagati yawe na mugenzi wawe, ukagira n'ibindi ushima hagati yawe nabo, ukagira ibyo bakosora ariko ufite aho ugarukira ushingiye ku bucuti mufitaniye. Yesu ashimwe. Ibyo ngibyo bizagufasha gusoza neza igihe cyawe. Ikindi cya gatatu ukeneye nuko ugomba gushima Imana. Zaburi 103 umurongo wa 2 aravuga umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Kwibagira rero bituba hafi. Bishingiye kuki? Kuko muri kamere yacu uko tumeze ushobora kwibagira vuba. Ariko rero niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo umutima wanjye ntiwibagire. Haleluya. Mugomba kwibagira ibyo Imana yagukoreye. Urugero acyahumeka benshi barapfuye, warariye urambara uri muzima, hari ibyo ukora, hari ubuzima ubamwo, abandi ari inzozi kuri bo. Niyo mpamvu rero ugomba kurangiza ushima. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 16 ngo mwishime iteka ryose. Uvuga ngo duhore dushima. Mu Bafilipi 4 bakabivuga neza umurongo wa 8 ngo ishimwe aba ari ryo duhora twibwira. Nyuma yo kuvuga iby'igikundiro, ibyiza n'ibindi byose, nukuvuga ngo twibwire n'ishimwe. Hari imbaraga mu gushima. Mu gushima bikongera guhaguruka. Mu gushima bikongera kwibuka Imana kwigira neza mu buzima bwawe. Nagira ngo rero urangize neza igihe cyawe urimo usohoyemo mu kuri kwawe hagati yawe n'Imana,
mu kuri kwawe hagati yawe na bagenzi bawe, hama ushime, nurangiza wibuke iby'Imana yakugiriye, urangize unezerewe, nibwo wasoza neza ugatangira neza mu mbaraga nsha, kuko gushima bikongera imbaraga. Umunezero w'iteka nizo mbaraga zacu. Reka dusengere hamwe. Mana yacu, ndagushimira kuko uri Alpha na Omega. Ndagushimiye yuko ngihumeka na mugenzi wanjye. Mana, ndakwingize kugira ngo udushoboze kwemera ukuri kwawe hagati yacu nawe. Wewe waraturondoye uratumenya. Kubw'ibyo Mana, nagira ngo uvugishe mugenzi wanjye, umusange, umukosore, wongere umutere n'imbaraga aho abana b'abantu badashima, umwibutse yuko wabigenje neza kugira ngo abashe gushima, anezererwane n'abandi. Turagushimiye igihe cya buri wese hagati yacu. Ndagushimiye uno mubyeyi ugiye kwereka ukuri, watubwiye ngo ntunegurizwe izuru. Mana, ibyo dukora byose bibyara imbuto nziza cyangwa mbi. Niyo mpamvu ngusabye Mwami, kuko wowe uzi ukuri, utwigishe Mana kumenya aho tugomba kubitunga, utwigishe Mana kumenya aho tugomba gukomereza, aho abana b'abantu batareba, aho badashima. Ariko Mwami, dukomeze kugira neza kugira ngo imbuto zizabe nziza, kuko wowe twahuriye nitwe tuhazi, ni wowe uhazi Mwami, natwe turahazi. Kubw'ibyo Mwami, tuributse neza watugiriye, turacyahumeka ntitwapfuye. Mana, twishimanye na bagenzi bacu kuko tugihumeka, kuko tutatwawe n'ibyorezo, kuko Mwami uri Imana igira neza. Twiteze kubona kugira neza kwawe, twiteze Mwami Mana kugendana nawe. Ni wowe Alpha na Omega. Urakoze kutubera isorezo ryiza. Icyubahiro kibi cyawe, Uwiteka ryose. Amen.